gukora amakosa akomeye niba utunze Android ariko utazi zimwe muri izi kode ya mbere iyo ukanze akanyenyeri urwego 9900 ugashyiraho urwego hahita haza izi settings zose ubasha kuhita ukanda ahangaha. Iyo ukanze ahangaha ubasha gusiba ibintu byose uba warakoresheje cyangwa se history y'ibintu uba warakoresheje ku buryo telefone yawe iba yaruzuye cyangwa se space iba yarabaye ntoya. Ahangaha ubasha kuhita ubisiba byose ubundi telefone yawe kongera kubona space byoroshye. None iyo ukanze akanyenyeri urwego 2 6 6 gatatu urwego ahangaha ubasha kwita ubona iyi settings ukakanda hano kuri refresh wifi version ugakandaho ahangaha bita bigufasha ku refreshinga wifi yawe yaba iri kugenda gakeya telefone yawe iri restartinga ikongera ikaka wifi ikagaruka imeze neza ikora cyane byihuse. Iya nyuma iyo ukanze akanyenyeri urwego 125 ukongeraho 80 akanyenyeri 3 6 9 urwego. Iyo ugeze ahangaha rero ubasha kubona version ya telefone yawe ibintu byose biba biri hangaha ndetse ubasha no kumenya telefone yawe igihe yakorewe bityo bikaba byagufasha kumenya niba telefone yawe ari nshya cyangwa se ari na refurbished cyangwa ari second hand. Genda nawe izi kode zigerageze utubwire hasi muri comment ko byakunze ukaguforinga ni species kandi unasharinge inshuti zawe.